Yego, ibihe byiza cyane kandi rwose none amahoro y'Imana nshuti mukunzi, wowe ukomeje kudukunda ukaba ukurikiye ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa TV. Turabasuje rero tubifurije amahoro y'Imana rwose guhirwa umugisha, ni ukuri Imana itanga bibane namwe. Ni iby'igiciro gikomeye kuba muri kumwe natwe hano kuno muyoboro wacu kandi wanyu, kuko rero kuri kamera yanyu cyangwa se kunyakira amashusho yawe turi kumwe n'umukozi w'Imana. Hajyaga bambwira ngo umuntu mukuru ngo arivuga buriya mu kanya ari butwibwire anabasuhuze mu buryo Imana yamushyizemo, ubwo we arabyumva kundusha. Rero ni umuco wacu, dutangira dusenga turagize Imana gahunda tuba tugiyemo, turabizi ko ari gahunda bitoroshye ariko kandi twanasabira umugisha nabo turi kumwe. Reka rero mbanze nsenge dutangize gahunda, hanyuma nawe tureta tumwakira anadukomereze n'iki Imana yamushyize ku mutima. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, igira neza kandi ishobora byose. Wahozeho kuva na kera kugeza n'ubu, kandi mu Mana bwawe ntuhinduka. Yesu, uko wari uri kera n'ubu ni kuri, bivuze ngo ukugira neza kwawe wari ufite na kera n'ubu ngubu kuracyahari. Nyemerera ugirire neza buri muntu wese ukuri iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo. Ikimureba cyose mo hano acyumve ntikimucike. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe mu gutangira ndetse no kugeza aho turaba dusubikiye, kuko n'ubu tuzongera tugasubukura mu bindi biganiro biri imbere. Bana n'umukozi wawe, umurinde cyane kandi umwuzuze imbaraga. Mwami Imana, imbaraga z'Umwuka Wera zibane nawe muri we, muri byose avuga, mu byo ari ubatekereza byo kubwira ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ube kumwe nawe kandi ube hamwe nawe. Ndagushimiye kuri Imana nziza yumvise gusenga no gusaba kwacu mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Mukozi w'Imana, ni karibu muribwira abantu umurimo mukora, aho muwukorera, hanyuma noneho mujye mwabaganiriza. Ni karibu. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nitwa Revera Pastor Yaramvunjiye Dawidi. Yego. Andi Revera Pastor. Imana iduhana umugisha. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero wanje. Dukorera ibumbugo. Imana iduhana umugisha. Anshuhuje Revera Pastor Shafi Nitanga. Ni inshuti yanjye. Nshuhuje na Theogene Niringiyimana, atuye amajyaruguru hariya za Ibwenda. Anshuhuje korari Ibitangaza Ingarama muri Gatsibo, n'umushumba waho Pastor Mwamuhaye Yesu Joseph. Imana iduhana umugisha. Amen. Byari byoroshye rero kuboneka, umwanya bari mu cyako bw'inshingano nyinshi. Ariko uyu munsi Imana yangiriye neza. Uyu munsi bibaye ngombwa ko tuboneka tukavuga gukora kw'Imana n'imbaraga z'ijuru. Ndishimye mbazaniye ijambo rero ryo mu byakozwe n'intumwa, ibice bitatu. Turahera ku murongo wa mbere, rivuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo cy'isaa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero arababwira ati, Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bagiye kumuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububumbamburi birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Aratambuka, yitera hejuru, ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Tuvuge ngo amen. Amen. Uyu yari umuntu yari aremaye. Yego. Mu by'ukuri ntabwo byari bimworoheye. Yicaye, abagabo nabo bajya umugambi. Baravuga bati, reka uyu muntu tujye tumuheka, tumujyane ku rusengero. Ibyo azajya abona ahari natwe twabaho.
noneho ikibazo uyu muntu ibyo bamuhaga ku rusengero kubera ko yararemaye atanarebaga, wari uzi ko ibyinshi banabyitwariraga, bamuhaga ibyo babonye kuko urumva bari bahamujyanye kugira ngo nabo bishakiremo indongo, nabo bishakiremo ibyabo. Arangije ariko umunsi utagira uwa kabiri, reka mbabwire iyi Mana iyo ije gukora ntabwo itegura ngo nzaza mu kwezi gutaha, aka kanya niwicara muri iri jambo, dore n'ubundi turi mu gihe cy'isaa 9. Amen. Turi mu gihe cy'isaa 9, ni isaha y'ibitangaza, ni isaha yo gukora kw'Imana. Reka mubwire wowe unaniwe ngo uyu nguyu yarinjiye amajije kugera ku rusengero, abona Petero na Yohana, ariko baramubwira ngo nubwo tureba twambaye neza, wenda bari biyambariye agakote keza nk'uko nanjye nicaye ahangaha, ubu aka kanya ufite kunungura ukambwira ngo mpereza 1,100, nagize ikibazo cy'1,100, simba aka kanya nayabona. Ariko hari icyo dufite Kristo yadushyizemo. Amen. Aka kanya hari ibyo mfite, nahamagara Imana yo mu ijuru, ifite amafaranga muri benera arimo, cyo ntabwo njya n'ikibagura ngo amafaranga, iyo amafaranga arahari, aya ngaya akorwa n'intuza yarahari, amafaranga bano wibunzwe umutima n'amafaranga. Imana ifite inzira zirenga 1000. Nibyo arangije ngo babo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Aka kanya hari umuntu babajwe n'amadeni, ari kubona bagiye guteza cyamunara, aka kanya hari umuntu bahaye piriyave, ari kubona nta nzira nta nari bwerekeza abana. Umunsi umwe byigeze binyobera, nari mfite abana, noneho nkagenda nkaza nkakubwira ariko wamba bari ukampa inzu ko mu cyumweru gitaha nzakwishyura, kandi inzu nangahe 2000 francs Rwanda, 2,000, ukanyemereza ati nta kibazo mu cyumweru gitaha uzayampa. Icyumweru cya mbere kigashira, icya kabiri, icya gatatu, icyumweru cya kane nabona nayabuze, nakubwira ngo wambabarira nkigendera ko mbona nayabuze, kambwira ati rero igendera amahoro. Ubwo niba nahitaga mpindura karitsiye, umudugudu nabaga ndimo narahinduraga nkajya mu wundi, nongera nasanga nyiri ibyondo, nkamubwira ngo wambabarira ukahama inzu ko mu cyumweru gitaha nzakwishyura, akandeba akangirira impuhwe. Reka mbabwire bene data, uyu munsi yagira umuntu ukugirira impuhwe. Mu kibazo ufite mu kigeragezo wicayemo, Imana ikuzanira umuntu ukugirira impuhwe. Ni ukuri. Akangirira impuhwe akambwira ati ni ukuri ngaho yigemo, ati njyewe wenda ni 2,500, icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ku cyumweru cya kane nkakwegera, wambabarira nkigendera. Ibyo byabaye inshuro enye. Ndangije mpindura isengesho navuga ngo hoya, Imana namenye ntabwo ari uko ikora, namenye ko ari Imana ifite imbaraga, namenye ko ari Imana ihindura amateka, namenye ko ari Imana itanga ubuzima, namenye ko ari Imana ifite amafaranga. Ni ukuri nshuti, nahise mbona ikibanza. Ako kanya hari abantu narasengeye mbona umwe amaye amabati 2, undi amaye anga, ikibanza ndakizamura ndacyubaka. Ni ukuri pe, ubu mu Mutara aho dutuye mu murenge hariya wa Mimuri, ntabwo nkodesha. Niyo wanjye ndaharafunze gutya, harakorotire, narubatse ndafunga amanegisi. Rwose pe, icyo ngiki Imana yarakivivuye, nanjye naragiye ndasenga mbwira Imana ngo umva Mana, hari icyo ntafite, hari icyo imiryango itampa, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko kuba uri muri njyewe byose birahari. Ndagenda senga iryo sengesho, ariko niko kuko guhita mbona ikibanza, ibintu byose biremera. Uyu nawe yarakomerewe, ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Aramuhagurutsa. Haleluya. Ndagira ngo aka kanya nawe muri wizerera muri iryo jambo, urahaguruka muri bwa bushumeri wicayemo, urahaguruka muri bwa bukene wicayemo, urahaguruka muri ayo madeni, urahaguruka muri ibyo bitaro wicayemo. Wowe uri mu bitaro, wabuze wakwishyura kugira ngo utahe. Abo ndimo ndabivuga, ndimo ndi kubibona, hari abantu barimo barizwa n'amarira bari mu bitaro. Nuko mwuka b'imishuri, hari abantu bari kurizwa nuko babuze uko bava kwa muganga, wowe uri kurizwa nuko wabuze mitiweli. Waba urwaye ariko ukabona nta buryo bw'ukuntu urajya kuri mitiweli, urajya kwivuza. Bamwe baremerewe nuko ibyiciro, niba umuntu yaratangaga 3, ubu bamushyize ku 8 cyangwa 20. Barimo baraba bakabona nta nzira, ariko aka kanya ndagira ngo Imana igucire inzira. Arangije ngo abamuhagurutsa, aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Ngamufata ukuboko,
amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa ngo n'ububumbamburi ngo uwo mwanya ibirenge bye birakomera. Ndagira ngo aka kanya hari umuntu ubona business akabona byarangiye akabona agiye gukinga, ariko ndahamagara Imana izikomeza iyo business. Amen. Aka kanya urimo urabona urugo rwawe satani yarwatatse ukabona rugiye gutana. Aka kanya urimo urabona ko divorce yaje, ariko aka kanya ndahamagara Imana yo mu ijuru ikomeza urugo rwawe nk'uko uyu muntu ububumbamburi bwakomeye. Nukuri. Ndagira ngo wowe wari ucitse intege utentebutse, hari ibyari bitumye utentebuka, hari ibyari bitumye ucika intege, waba wari umuririmbyi ikigeragezo cyagugezeho, ariko aka kanya wavuye muri korali, imisanzu wayibuze, ariko komera muri uwo murimo, komera muri uwo murimo, ukomeze ushikame, fata ibihe wongere usenge, kunda mu rusengero. Uyu nawe ntabwo ari mu isoko yajyaga gusabiriza, abantu banyumve neza. Iki kirema cyahisemo gukurikira ahantu heza hazima. Bamuheka bamujyana mu rusengero, ntabwo yagiye gusabiriza mu isoko, yahungiye mu nzu y'Imana. Nawe ndagira ngo ufate ibihe uhungire mu nzu y'Imana. Niba muri iyi minsi bamwe noneho nta aderese bafite, ugasanga umuntu ati njyewe isengero barazifunze, ugasanga umuntu niyese niba barafunze isengero, ko insengero tuzigendana mu mutima ko ari amazu bahagaritse, umutima barawuhagaritse, bahagaritse gusenga. Ubu se umuntu agiye we agahagarara ubwe cyangwa agafata iteraniro, fata umudamu wawe n'abana mukora iteraniro, abana baririmbe, umudamu ayobore gahunda, wowe mugabo ubwirize, ejo gutyo ubwire abantu batoze kubwiriza, gutyo urebe ko iteraniro ritaba. Ubundi ngo bafunze isengero, ugasanga abantu baraguye, ugasanga abantu ntibakiririmba. Fata igitabo cy'indirimbo ufata abana muririmbe, muyobore iteraniro, urebe ko Imana itamanuka ikabuzuza umwuka wera. None se niba barafunze isengero, bafunze no kwiyiriza, gufata amasengesho y'iminsi 2-3, abantu ntibakiyiriza. Kandi namenye neza soma Bibiliya iravuga ngo hari abadayimoni birukanwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. None abantu ntibakiyiriza, barimo barinjirirwa gake gake. Uko binjirirwa niko satani ari kubinjirira, ya business ukabona irahombye, rwa rugo ukabona amacakubiri yaje, ukabona urugo rwawe niba rwari rumeze neza, ukabona umugabo afashwe n'umwuka w'ubusambanyi, ukabona atangiye kuguca inyuma wa mudamu we. Kuko iki wacogojwe n'ibihe. Ongeza ibihe byo gusenga, wongere usenge, wongere usenge, wongeze ibihe byo gusenga nk'uyu wari ufite ubumuga. Ariko arangije ngo ububumbamburi burakomera, ngo arabaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, aratambuka yitera hejuru ashima Imana. Ndagira ngo iri jambo Imana iriremera amashimwe. Ngiye gusengera abantu. Uku kwezi kwa munani wa mushumeri udafite akazi, uku kwezi kwa munani wa mukobwa wewe babenga, ndagira ngo tuzabona ama invitation. Wa mukobwa abasheri baza bakagukwepa, wa musore we wabuze inkwano, ariko ukabona umusore ahisemo kwishingira akavuga ati nta kundi, none inkwano nazikura hehe. Ariko wikangwa n'ibyo bihe, wikangwa n'ibyo bikugezeho. Muri iyi minsi ntabwo ari ukubeshya, nuko na invitation ntayizanye. Nahuye n'umusore ndamubwira ngo ariko ko mbona ikintu cy'ubukwe cyakujyanye kure, handi ugiye no kureka gusenga ukareka n'umurimo w'Imana. Arangije arambwira ngo iyi Mana namenye hari ntigishoboye. Arangije arambwira ngo nuko ngiye niba nkundanye n'umukobwa imyaka 4, buri mwaka duteguramo ubukwe, narangiza nibura nkabona nta nzira nta nkwano. Umwaka wa 2 bikagenda gutyo, umwaka wa 3 bikagenda gutyo, umwaka wa 4 bikagenda gutyo. Uragira ngo ngire nti ko mbona ngiye kuzana uruhara. Ndagije navuga ngo pfukama, twahamagaye Imana. Ndi imbere y'Imana yahise abona ikiraka kidasanzwe, aragenda akora cya kiraka. N'umwenjenyeri urumva yahise apatana kuzamura ama etage, ahita abona inkwano, ahita ategura ubukwe. Mu kwezi gutaha arabufite, mu kwezi gutaha arasezerana ama invitation ati sinzi uko nabibu, ati nge byarandenze. Reka mbabwire tujye twanga ikintu bita agasuzuguro k'abazima. Iyo umuntu kandi twahuye nawe arimo asenga, ntabwo twahuriye muri kabari, twahuye nawe yinjiye mu bihe byo gusenga, duhurira ahantu duhamagara Imana. Abantu ntibagifata umwanya wo kwinginga Imana. Ikigeragezo ni cyiza, wicika intege. Niba wari umuvugabutumwa ngo ucike intege ureke, niba uri umunyamasengesho ngo ureke gusengera abantu gute. Mwihangane uyu munsi mwabwirijwe nyine mwabwirijwe n'umugabo udasanzwe ufite metero zidasanzwe, nuko Imana yamamagaye. Ariko shima Imana ko ndi umunyamugisha. Rero ndagira ngo mbabwire, arangije ngo abantu bose babonaga, ngo abantu bose
babona agenda ashima Imana baramumenya. Abantu bagiye kumenya ko ari wowe wari uri mu kigeragezo. Amen. Abantu bagiye kumenya ko ari wowe wari umaze igihe nta kazi, ariko aka kanya Imana yagukubita imodoka nziza. Abantu bakavuga bati uriya si wa wundi wirwaga yakarifuti, uriya si wa wundi, uriya si wa wundi. Ubu niyo mfite ivugabutumwa rikomeye. Wari uzi ko niyo ntafite itike madamu afata igare, njyewe nta gare nzi, ariko mfite umudamu uzi igare ku buryo no muri Tour du Rwanda yajyamo, ararifata akanyongana akaba ngejejeyo, akavuga ubutumwa, akaba ari kwitwarira, aranitwarira. Ntabwo biri aho no mu bukwe yarantwaye. Urumva rero bivuze iki? Wowe warucitse intege kubw'ikibazo ufite, wahamuririmbye utakiririmba, kubwo gukangwa n'ibihe wicayemo, kubw'ibibazo wicayemo. Ongeza ibihe byo gusenga. Aka kanya nje kugukomeza nkubwira ngo ifeza n'izahabu nubwo ntabifite, muntu ubona ugiye guterezwa cyamunara, muntu ubona wahawe piriyafi, ngiye kuzamura isengesho. Ndakubwiza ukuri ko mu minsi 2 wabona igitangaza cy'Imana. Amen. Wowe ubona wabuze igisubizo, wowe ubona wahombye kugiye gukinga, egera Imana, etakambira Imana yo mu ijuru niyo murengezi. Twabonye Imana ibidafite ishusho izikabiha ishusho. Twabonye Imana izikaturengera. Nukuri. Twabonye Imana idukura muri business mbi twakoraga zitatubereye. Twabonye Imana izikaduha ubuzima nta buzima twari dufite. Twabonye Imana ikahindura amateka. Reka nkubwire, njye mu mateka ntabwo nari nzi ko nakora ivugabutumwa ryagira no ku isi yose. N'ubivugabutumwa nagiye no mu Bugande mu giterane, none se niba nakandagiye Bugande ahandi sinagiye. Wageze none se reka nkubwire, njye ureba mubwira akantu. Yego. Njyewe niga mu wa 6 primaire yanjye. Yego. Nashatse kuba padiri. Naririmbaga muri korali, indirimbo z'abanyagatolika zose muri korali narindimo. Yego. Ndangije nabona padiri ngo ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndavuga ngo nuko ngiye kuba padiri. Muri icyo gihe ntabwo saa sita najyaga mu rugo. Twebwe twakuze dutungwa n'ibibabi by'amateke cyo bita amakora. Reka mbabwire, dodo ziraryoha, ariko kubera ibintu by'icyatsi byamabuye n'isombe iraryoha, ariko simbirya. Nukuri simbirya. Kubera iki? Nariye dodo, nako nariye amatekateke, nariye ibyo bitaga ngo niba ari isogo, twariye imishogoro. Yari imibereho mibi yandi iteye agahinda. Bivuga iki? Njyewe nanyoye isukari mfite imyaka 12. Nagiye kwa muganga, umuntu angirira impuhwe, abonye neza ko nderembuye amaso, aragenda agura igikoma, yakiguza agaceri ka 20. 20 francs Rwanda. Araza mu gikoma, numva igikoma kiraryoshye. Ndabaza iki gikoma byagenze gute? Ati se uyu muntu utazi isukari ni waheye? Ati ni isukari. Uzi ko hashiraga ukwezi nkititiza kugira ngo njye kugira gute? Kunywa cya gikoma kirimo isukari. Ngiyewe ubwanjye ureba ahangaha nariye umuceri mfite imyaka 13. Niga mu wa 6. Umuzungu yaraje ku ishuri, arangije aduha ikizami, aravuga ngo uri bubu wa mbere ndi bumuhembe. Narebyeho rimwe, yarageze mu wa 6 mbu wa mbere. Nari umuhanga, nubwo ndeshya gutya mfite santimetero zanjye, ariko uyu mutwe hari ibyo Kristo yawushyizemo kuva kera. Amen. Ndangije ikizamini narebyeho rimwe mba nashyize hariya. Umuzungu ahita mpemba envelope y'umuceri ibiro 2. Bavuga ngo ambirasi iragenda. Nageze mu rugo, buri mwana wese yazanye urukwi. Ntabwo sitwe twabonye umuceri ushya, ariko uko bawutetse simbizi, niba amazi ayo bashyizemo simbizi. Icyo nzi nuko uwo munsi twariye umuceri. Amen. Urumva rero bwari ubuzima butangaje. Narishatse kuba iki, niba nashatse kuba padiri, njye nakoze ikizamini cya seminari ndagitsinda. Ngiye mu rugo mbwiye papa ati natsinze, ahubwo yafashe inkoni aranyirukankana. Arambwira se urambwira ngo watsinze uragira ngo njye kwiba, ariko nareba padiri kwambara erikoro, ndavuga ngo nukuri nzaryambara. Ariko shimye Imana yabonye ko naburiye amahirwe mu gipadiri, ikagushyira ikamba andi mahirwe rata. Niye gusenga Imana iguha andi mahirwe ya kabiri. Muntu udukurikiye, ukurikiye ivugabutumwa, ngiye kugusengera Imana iguha andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya mbere nuko nanjye yancitse kuba padiri, ayo yarabuze, ariko Imana izana andi mahirwe ya kabiri. Use niba ndi revera pasitoro ya ngoro naririraga nk'abanyambaye, urumva Imana itarabonye agahinda mfite, Imana iguha andi mahirwe ya kabiri. Yarakabonye kandi yaguhaye agakiza kanyako, noneho kanyako kumwimerere.
wazamumfa muntu ukuri iki kiganiro zamura amaboko ubwira Imana ngo nanjye bya bindi byananiranye uyu munsi hari ugiye kubikoraho reka nkubwire nje kugukomeza ngira ngo nkubwire ibyo byananiranye nibyo tugiye gusengera impamvu ndagira ngo abantu be gusaba nabi ngiye mu rusengero gukizwa harimo umuhanuzi ndahaguruka bari kwitanga hari ikibazo bendaga kwishyura sale bageze ku 10,000 nanjye ndahaguruka ndavuga ngo nanjye nzayazana kwa 4 10,000 arambwira ngo ahita agiriye kwa ariko nturakira Yesu umwami n'umukiza ati cyane ati pfukama ariko icyo gihe nakoraga akazi ka 15 ndavuga ngo mva Mana yumva gusenga iri teraniro ryose muri urusengero ntago habuzemo umuntu ushaka umuzamba uko ari gusenga nakira Yesu n'umwami n'umukiza Mana mubwire ko nshaka akazi ka 30 mubwire ko nshaka akazi ka 30 arangije ikintu yambwiye arambwiye ngo mvuka Imana imbwiye ngakira ngo dore umurimo Imana iguhaye ngo uyu murimo uzagutambagiza uzakujyana amahanga n'amahanga none se niba narageze i Bugande kubera iri jambo n'ahandi nkaba ndi gutumirwa urumva ntagiye ego ko byarangiye wisaba nabi wisaba ibi none se icyo gihe yasaba akazi keza ubu mba nikarimo cyangwa babona baba barananyibye bakafunga biragoye baba baranafunze bari kuza bakamfata ubu se ndi muntu cyo gukora izabo mfite ize mbaraga zafata ibisambo ariko Imana yararebye ibona ko ibyo nzabigwamo impande mahirwe ya kabiri amen ngiye gusengera abantu Imana isana ibahande mahirwe ya kabiri ukuri uri Imana ishobora byose uri umutabazi kandi uri umurengezi Mwami Imana yacu iri jambo tumenye neza ko uyu wari wararemaye nta buzima yari afite nta mibereho yari afite ariko Mwami Imana yiringira imbaraga zawe zikomeye nta handi yatembye agana mu nzu yawe arangije urahamusanga uramutabara reka ubwoko bwawe bwari bucitse intege aka kanya uburengere hari abaruhijwe n'amadeni hari abaruhijwe n'imibereho hari abababajwe n'ubuzima hari abababajwe n'uburwayi Mwami mwiza hari abo batereje icyamunara hari abari bafite amazu aragenda hari abacuruzaga biragenda Mwami abantu benshi bahuye n'ibihombo hari abari bubatse ingo zirasenyuka hari abari bafite abagabo baragenda cyangwa se abadamu baragenda ingo zirasenyuka ariko ndahamagara andi mahirwe ya kabiri ndabagara andi mahirwe ya kabiri buri wese Mwami buri wese ndimo senga buri wese ukurikiye iki kiganiro n'umuha andi mahirwe ya kabiri reka umuhe kwakira reka wongere umushumbushe Yobu yabonye andi mahirwe ya kabiri aho ubwahirwe bwa nyuma kuruta ubwa mbere reka ubwoko bwawe buhirwe Mwami kuruta ubwa mbere kubera kubwo gukunda ijambo kubera kubwo gukurikirira ijambo Mana nanjye senge muri iri jambo ngo bakire ubutabazi bumanukiye muri iri jambo uhembure imitima yabo kuko uri Imana ibikoze urakoze Yesu mwiza urakoze urakama none n'iteka ryose amen 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 amen